Kapiteni Hibert yaje ansanga ngezeho mubwira ko nshaka kumubwira ku gikorwa nshaka ko turara dukoze uwo mugoroba wo kugira ngo turebe ko papa wacu yakongera kwibuka uwo ari we. Kapiteni Hibert ambwira ko nta kibazo rwose mubwira uko bimeze. Nuko nduhutse umutima ngo mubwire uko ndi kubyumva n'ubufasha nifuza kugira ngo tubikore. Ariko ntaratangira kubumbura umunwa ngiye kubona mbona mushiki we Bonete aje ansanga aruhutse umutima cyane. Arambwira ati musore muto, kugeza n'aka kanya ntabwo nshobora kwizera ko ari wowe wavuyemo umugabo w'igitangaza maze iminsi mbona kuva umunsi wa mbere ugera mu rugo rwacu. Ubwo Bonita na Gema bakuzanaga ahangaha urwaye batubwira kuri inshuti yabo bisanzwe, ndetse uriya munsi nta nubwo nakwibagirwa amagambo twavuze ubwo twari twicaye ku meza dusangira tukavuga ku muryango wa Petron Lewis, tuvuga uko tumeze neza ko ari nk'igihe twabaga turi kwa Petron Lewis turimo gufata amafunguro. Bityo ntitumenye ko ibyo turi kuvuga byose buryo uzi ibyo ari byo. Ari naho umunsi nakumenyeyeho nahise ntekereza uburyo ubuzima bwawe nyuma y'ibyabereye iwanyu washenjaguritse umutima cyane, ndetse ukaba waranyuze muri byinshi, ariko ibyo byose akaba ari byo byakugize umugabo turi kubona none aka kanya nyuma yo kuza kuba ahangaha iwacu mu rugo nkimenyera ukuri ku mugabo duhorana ariko twari dusanzwe tumwibazaho. Nahamirije ko wa mwihariko w'umuryango wanyu wo kuba mutandukanye n'abandi bantu bose, ari naho nanjye aka kanya nifuje ko iyaba hari ikintu nshoboye kuba nabafasha muri iyi ntambara byanga byakunda nakabibafashije, ariko nzabafatira iry'iburyo kugeza igihe tuzongera kubaherekeza mwinjira muri buriya butaka, ubutazongera kuzahasohoka kubera ubwoba cyangwa se kubera ko atariho mugomba gutaha. Nk'uko bizwi iyi si ntabwo ari nyakuri, ndetse yo ubwayo yigize umucamanza ku rwego umuntu atabasha gusobanukirwa. Ari naho twese dukura agahinda kacu ka buri munsi, gusa muri ako gahinda tuba twikoreye abantu tubana nabo akaba ari bo badufasha kugacamo neza cyane, ubundi tukibagirwa ahatambutse kugeza ubwo twiyakira. Nk'uko nanjye umbona ahangaha mpagaze nshikamye nkaba mbikesha abavandimwe banjye Hibert, Bonita ndetse na Jordan musaza wanjye, kuko iyo ntabagira ntabwo nshobora kubihamya ko aka kanya mba ngihumeka umwuka w'abazima, uko bambaye hafi mu bibazo byanjye akaba ari nako nawe abantu benshi cyane bakwishingikirijeho, kuko aka kanya nta nubwo icyitwa gutsindwa muri uru rubanza murimo ari ikintu mbona kibasatira, kubera ko umuyobozi w'uru rugamba ari we wowe arahari neza cyane kandi uzabagezayo amahoro. Komera rero kandi wumve ko nishimye kubera wowe n'umuryango wawe. Ni byinshi mwadukoreye ku buryo ku munsi w'isabukuru yawe narize amarira menshi cyane ubwo nizeraga ko tutazongera kubona ineza ibaturutseho, kubera ko ndetse yewe twanashaka ibyo kubitura tukababura kuko mwari mwaraduciye mu myanya y'intoki. Ikintu cyose aka kanya ukeneye kinturutseho udafite uko wabaza abandi bose bari ahangaha, ntugire ubwoba bwo kuza kundeba ngo ukimbwire kandi unyisanzureho. Aka kanya ndahari, egera hino. Bonete yamaze kumbwira gutyo ndamwegera muyambira cyane nawe anyambira. Kuri njye niyumvamo umutuzo udasanzwe, kubera ko burya bene ako kanya buri muntu wese aba gakeneye gaturutse ku muntu w'igitsina gore wafata nk'umubyeyi. Kandi niba warumvise byinshi mu nkuru yanjye nagiye nkabona gake kakanaca no mu myanya y'intoki, kubera ko abenshi nahuye nabo twabanaga gutyo ntabwo twagiye turambana. Nuko tumaze kuyambira nahita nsezeraho aragenda adusiga aho ngaho njye na Hibert. Gusa mu kumukurikiza amaso nawe akayahindukiza yamaze kurenga. Mbwira Hibert ko bigaragara ko mushiki we ashobora kuba yaraciye muri byinshi kandi atari ibya kera ku muryango we wa mbere ku bwa minisitiri w'intebe, ahubwo ari ibyakurikiyeho nyuma. Kapiteni Hibert ambwira ko ntibeshye na gato kuko Bonete yikoreye igikomere kiremereye umutima we ku rwego rurenze urugero umuntu atabasha kumva. Icyakora akaba afite ikimuhoza amarira byibura akabona ko ubuzima yaciyemo bwamugize kuriya atigeze ahomba byose, kuko umwana we Siyeri amuhoza amarira akanibagirwa byose yanyuranyemo n'umugabo we wamushenjaguye umutima. Kapiteni Hibert yamaze kumbwira gutyo ndatungurwa cyane, kuko yaravuze ngo wa mwana nasanze kwa Hibert ubwo nari ndwariyeyo ngo ni umwana wa Bonete. Nawe arabibona ko ntunguwe cyane kuko nari nzi ko ari uwa Hibert n'umugore we. Hibert ambwira ko abona ntunguwe, ariko nk'uko mushiki we abivuze buri muntu wese kuri iyi si yikoreye igikomere ku mutima we. Ariko nubwo ari inkuru ndende kuri Bonete aziyicarira akambwira ku giti cye, ariko Hibert n'umugore we nta mwana n'umwe bafite, kubera ko nyuma yo kubana kandi bakundana mu buryo bwose bushoboka baje kugira ibyago basanga umugore we atabasha kubyara. Urukundo rwabo basezeranye kuba indahemuka. Hibert abwira umugore we ko ari we yakunze kandi amukunda, akaba yaramusezeranije kumukorera byose no kumwubaha mu buryo bwose.
rero nta yandi mahitamo yari afite uretse kubana nabyo. Naho impamvu nari nzi ko Siyeri ari umwana we n'umugore we ni umupangu bapanze bose uko ari batatu, kugira ngo abantu bose baje aho ngaho bajye bakeka ko ari umwana wa Hiberi n'umugore we, batazi ko ari umwana wa Bonete yavanye ku mugabo we bari barashakanye. Kapiteni Hiberi yamaze kumbwira gutyo niyumvamo agahinda muri njyewe, ntangira kwibaza impamvu abantu beza batabona umugisha, ahubwo abantu babi akaba ari bo baba ari abahemu ndetse bagahirirwa. Mu gihe nkirimo kubitekereza gutyo, Hiberi yankoze ku rutugu ambwira ko abibonye ko mbabajwe no kuba Bonete yaranyuze muri ubwo buzima, ndetse nawe n'umugore we bakaba baranyuze muri ibyo, kugeza aka kanya bakabyihanganira. Ariko ndamutse menye papa wa Siyeri wabyaranye na Bonete, noneho wasanga agahinda kanyishe cyane. Mu matsiko yanjye nsanganwe mpita mureba mu ndori mubwira ko ari we unyikururiye ambwira iryo jambo, bityo arabizi ko n'ubundi ntatandukana nawe atamumbwiye. Hiberi ambwira ko niba nshaka kumenya inkuru yose ya Bonete, kuko byanga byakunda hari ikintu nakuramo, cyane ko ntaho ntandukaniye na papa wanjye, kuko ubufasha bwose yakundaga guha abantu yabukuraga mu kumva inkuru zabo. Nzasabe Bonete anyibwirira inkuru ye, naho umugabo babyaranye we ndamuzi, kuko n'uwo munsi nabonanye nawe ubwo narwanaga nawe mu ntambara na Apollo, kuko ni umukuru w'ibitaro bya kaminuza yigisha ubuganga aho muri Kentrone, aho we na Bonete bamenyanye bwa mbere muri kampani y'umuryango wacu, ariko akaba ari we muntu wa mbere washenjaguye umutima wa Bonete kurusha n'ibyo papa wabo Alegis yabakoreraga cyangwa se yakoreye mama wa Bonete. Hiberi yamaze kumbwira gutyo mu gutungurwa kwinshi, nibaza uburyo abantu bose ngenda ngongana nabo iteka bitabi byinshi rimwe gusa, kuko mu bintu byose bikunze kumbaho muri ubu buzima, iyo nibeshye ngahura n'umuntu tukamenyana cyangwa se tukavugana n'ijambo na rimwe, wagira ngo ababaye umuzi w'ubuzima bwanjye, byanga byakunda haba hari ahandi hantu tuzongera guhurira, nkuko nabo mfite mu buzima bwanjye bwose aka kanya byagenze. None na wa mugabo namenye bwa mbere Brian amumbwiraho ko ari we ufite amashusho y'uburyo papa wanjye na Fereyiro nanjye twishwe na Barufusi na mama wanjye Mariyamu, nkongera guhura na uwo munsi ku manywa turimo kurwana, kuko ari mu bantu bagambaniye ubuzima bwa papa wa Apollo. None menye ko ari we mugabo wabyaranye na Bonete mushiki wa Hiberi, bakanabyarana umwana w'umuhungu Siyeri. Mu gihe nkirimo kubitekerezaho, Hiberi ambwira ko ibyo mba mbyirengagije, ahubwo mubwira ikintu nashakaga kumubwira. Mpita nanjye mbishyira ku ruhande, kuko ntekereza ko nziganiriza Bonete nkamwibariza inkuru yose, dore ko Hiberi atanazi no kubara inkuru neza, aba arimo kubica ku ruhande. Hiberi mubwira mu byo navuganye na Mariyamu, yamaze kwemeza ko inzu yari yaraduhaye n'ubundi y'umuryango wa Lewis y'ibanga twayisubiramo, kandi hakaba nta muntu n'umwe ushobora kongera kuyivogera. Bityo ndashaka ko ariho ntegera setup ya nyuma, kugira ngo mfashe kwibutsa papa wanjye muri ubwo buryo, ku buryo ari we byibura turebe ko aragira icyo yibuka, dukomezanye urugamba, kuko gukomeza kumujyana gutyo gusa bishobora gutuma ageraho atana cyangwa se agakora ikindi gikorwa kitateguwe cyashyira ubuzima bwe mu kaga. Kapiteni Hiberi namaze kumubwira gutya ambwira ko icyo gikorwa cyo kwibutsa papa wanjye nta kibazo na gito agifiteho, ariko icyo atarashyigikira ni ukuba twajya muri iriya nzu kuyibamo, ahubwo wenda twajya kuyikoreramo icyo tugomba gukora, ariko ntitwibagirwe ko abaduhiga batagendera ku mategeko ya Mariyamu ngo ntibajye muri iriya nzu. Rero kujyayo kwaba ari ugushyira ubuzima bwacu mu kaga n'ubundi. Kapiteni Hiberi yamaze kumbwira gutyo ndabyumva, ambwira ko mu gihe ndimo gutegura iyo gahunda we aba yagiye mu rugo rwa Kapiteni Ramari kureba umugore we, kuko amwumva cyane, amubwire gahunda ukuntu imeze. Hiberi mpita mubwira ko ndumva byaba byiza ako kanya twajyana nkamuherekeza, tukaza gukomeza gahunda zindi nyuma. Hiberi maze kumubwira gutya arikanga ku buryo yabaye nk'umuntu ukanzwe n'igisasu bakubise iruhande rwe. Mpita mubaza ikibazo agize, ambwira ko adashaka ko njya mu bindi bitekerezo bikomeye cyane, ahubwo ngewe nkomeze gahunda zanjye, arajyana na Suzimike. Kapiteni Hiberi yamaze kuvuga gutyo mureba mu maso, mbona ko hari impamvu ikomeye cyane ku rwego rurenze urugero, kandi mu buryo bugaragara adashaka ko najyana nawe kwa Kapiteni Ramari gusura umugore we, tujyanye kumubwira inkuru mbi yabaye ku mugabo we. Ndetse nkomeje kumusaba ko ari njyewe twajyana, arahira atsemba ambwira ko nkeneye kugumaho mu rugo mpanga gahunda na mushiki wanjye y'icyo tugiye gukora, kurusha uko najya kwa Ramari, kandi yahisemo ko arajyana na Suzimike. Mpita ntuza sinabitindaho, ariko mureba ya ndoro imubwira ko mbibonye ko anyibye, ariko aho ampisha akaba atariho ndi kubasha kuvumbura. Nuko dusubira mu nzu, ari nako dusangamo abandi,
Apollo amaze kubibwira ndetse banamenyeraho ko biriya by'abariya babiri barimo kunyitirira ngo ninjye wishe umupolisi uyoboye polisi mpuzamahanga muri Kentrone ndetse n'umucamanza siko bimeze ahubwo niwe wabishe. Bamaze kumenya amakuru, Apollo arongera nshimirira mu ruhame avuga ko nagereye igihe mu buzima bwe kuko akanya atazi uko byari kugenda. Gusa avuga ko n'ubundi ikibazo kitarakemuka kuko mugenzi we Yazid yakoresheje telefone yohereza ubutumwa, byanga byakunda bashobora kuba baramukurikiranye, bityo akeneye kumenya uko aka kanya bihagaze. Apollo yamaze kuvuga gutyo, Hubert amubwira ko aka kanya we na Suzimike hari ahantu bagiye kunyura, bityo bajyane nawe baze kunyurana muri kaminuza bamenye amakuru yakurikiye Yazid na mushiki we niba ntacyo babaye. Mu gihe njyewe na mushiki wanjye Brian uri mu nzira ataha na Lewi hari ahandi hantu tugiye kwerekeza. Kapiteni Hubert yamaze kubabwira gutyo, twese twumva gahunda uko ipanze. Nuko Hubert nabo bagiye kujyana badusezeraho, nanjye Neyira anjyana ku ruhande ambaza ikintu tugiye gukora, mubwira byose n'ubundi dusanga ibyo turi bukenere byose kugira ngo saro tuyigire uko yari imeze ubwo batwicaga turabisanga muri iriya nzu. Avuga ko Imana idufasha ibyo tugiye gukora bize gukunda kuko byanga byakunda niyo nzira imwe gusa ishobora gufasha papa wacu kumenya uwo ari we, kandi turamutse tumufite byaba byiza cyane. Twamaze kubivugana njyewe Neyira, Petron, Lewis tubona Brian aratashye. Mukumba nashimishwa cyane no kuba ndaho ngaho, azanyambira ku buryo ari ibintu byamushimishije kubona nagarutse. Nuko tumaze gusuhuzanya kuko nari nzi gahunda, mpita mubaza icyo yagezeho. Ambwira ko uwo munsi ari wo wa nyuma yaragiye gushakisha ikizakurikiraho, niba koko bakiriho ntabwo tuzabura aho duhurira, naho niba napfa ubwo tuzumva amatangazo ku maradiyo barangisha ba nyiri imirambo. Mpita mukora ku rutugu mubwira ko ibyo gupfa byo ntabwo birimo. Mu gihe nkimara kumubwira gutyo, twese twatunguwe no kubona amakuru y'incamake kuri televiziyo iri aho muri saro, avuga ko bwa nyuma na nyuma wa mugore w'igihangange waguze La Riviere Bar Resto yamaze gushyira ku isoko imyanya y'abantu bagiye kuyubaka bayivugurura mu buryo ashaka, ndetse n'igishushanyo mbonera akaba yamaze kugishyira ku mugaragaro. Twese mu guhanga amaso ntungurwa no kubona igishushanyo mbonera cy'inyubako igiye kubakwa mu butaka bwa La Riviere kimeze neza neza nk'inyubako ziri mu butaka bwa ba Lewis, nubwo wenda zitangana kuko ho ari hato, ndetse akaba atazubaka ibi etaje birebire cyane byenda kugera ku ijuru nko kwa Lewis, ariko inyubako ni zimwe neza neza. Ndetse twese mu gihe dutunguwe twatunguwe no kumva umunyamakuru avuga ko mu makuru bamenya ari uko nyiri iyo nyubako ako kanya yamaze kuvuga ko iyo azaba ari hoteli, kandi hari n'ivuriro ku ruhande rikorana n'abanyamahanga ku buryo abanyakentrone bakeneye kujya kurangura imiti batazaba bakijya mu gutumiza mu mahanga, ahubwo bazajya bagana iryo vuriro pharmaceutical company. Ndetse yewe nyiri iyo nyubako akaba yavuze ko ngo nubwo agiye kubaka iyo nyubako ariko izaba ari impano azahereza umuntu wa mbere ufite agaciro mu buzima bwe hano ku isi, kubera ko ari we wamweretse ko kubaho ari umugisha, akanamuha nawe impano yamufashije kubaho mu myaka yashize aho yari azi ko ari nyakamwe. Njyewe maze kureba ayo makuru narebye Brian, ndeba Neyira ndetse na Petron, Lewis, mpita mvuga nti mbega ukuntu ndi ikigoryiwe. Mu bintu byose natekereje sinigeze ntekereza ku kuba nashakira abantu twabuze muri La Riviere Bar Resto, kumbe niho bari bibereye ubuzima bwabo bwose, ndetse binagaragara ko iri tangazo barishyize hanze kugira ngo batwereke ko ariho baherereye. Neyira ahita afata ariko uzi ko ari byo, yewe nta bwenge bwanjye kabisa, ahubwo ubu niyo nzira tugomba gucamo mbere yo gukomeza tujya muri gahunda zikurikiyeho. Petron, Lewis ati niba turahagera tukahasanga umugore mwiza se, ahubwo aka kanya turacyatekereza iki ahangaha? Brian ati ninde utagenda yirukanka ngo ajye kureba umuryango wese? Nuko twese twavuye aho ngaho mu buhubutsi bwinshi tutanatekereje ngo turava aho ngaho gute. Mu kugera mu gikari nibwo twaje kubona ko imodoka ya Hubert yayijyanye mu rugendo yagiyemo kwa Ramari, ariko mu gihe tugiye gupanga indi mipangu burya Bonete yari yamaze kubibona kare cyane, ahita asohoka mu nzu ahamagara Bonita amusaba kugira vuba. Mu gihe nyiri kubitekerezaho Bonita yahise asohoka mu nzu, noneho ubona yiyitayeho nk'umuntu ugiye kuva mu rugo avuga ko yasoje. Ageze mu muryango mama wamuhereza urufunguzo rw'imodoka aza dusanga avuga ati hi guys, mwihangane ntabwo nabonye akanya ko kubasuhuza, hari dosiye naguyeho nyigirira amatsiko menshi cyane, nako ndaza kuyibereka tugarutse, ahubwo se twerekeje hehe? Ngo kuko twinjiye mu modoka Bonita aradutwara, Bonita asigara dupepera. Dusohoka mu gipangu tugenda mbwira Bonita aho twerekeje.
ntangira kumuserereza uburyo iyo ari muri kiriya cyumba ibisatsi bijagaraye yambaye nk'umuhungu uba wagira ngo ni akanyamaswa. Ansubiza aseka ambwira ko ubundi kugira ngo umuntu agire igitinyiro ari uko agomba kuba inyamaswa, naho ubundi umuntu udafite ubukaka bamubona nk'agakwavu. Ibyo bigatuma nawe bamuca amazi akiburira icyizere cyo kugera ku byo yifuza. Bonita yamaze kuvuga gutyo mubwira ko ibyo avuze arimo kwihumuriza kugira ngo twumvishe ko kuba ajagaraye hariya tugomba kubibona neza twirengagije ko ari mu kazi kacu. Ahita ambwira ko ubundi umutwe wanjye nakawujyanye mu bigo bitekerereza abakora iperereza, kuko buri kantu kose ngasesengura ku buryo uwo turi kujya impaka byanga byakunda mba ngomba kumutsinda. Gusa ntabwo ari byiza kubera ko abantu bose turi kumwe iteka bahita bibona munsi y'ibirenge byanjye ku buryo iteka bambona nk'umuntu w'umuyobozi. Akomeza ambwira ko niba ntekereza ko ari kubeshya nimbaza abo turi kumwe nyuma y'isuhuka ryanjye uko byagenze, ko batatangiye gutatana. Bonita yamaze kuvuga gutyo mpita mukoraho musaba kureka kundaburiza, ariko gusa mubwira ko nta kosa ririmo ku kuba nigirira icyizere, ahubwo amakosa n'ay'abandi batigirira icyizere. Petronile Lewis ahita ambwira ko akeneye ko nzamujyana ahantu nkomoka akazajya kwibariza amakuru y'ababyeyi banjye nkomokaho, byibura azamenya ibisekuru byabo neza, kuko ubanza uko babaratagiza mu mpapuro no mu nyandiko atari ko bameze, kuko umuntu wa nyuma wo mu muryango wacu ari we njyewe abona afite amakaka n'amashagaga ashobora kurimbura isi, kuko guhindura rubanda n'igihugu byo twamaze kubikora kera. Petronile Lewis yamaze kuvuga gutyo mubwira ko mu gihe kidatinze ndaza kumujyana aho hantu. Maze kuvuga gutyo Bonita amera nk'uwikanze andebera mu kirahure kiri mu mwanya wa shoferi, ahita abona ko byanga byakunda hari ikintu ndimo gupanga. Mu gihe kidatinze twageze kuri La Rivière Bar Resto, tuva mu modoka Bonita yiparika neza, ubundi tuzamuka tujya kwinjira nk'abandi bakiriya bose. Mu kugera kuri Bar Resto indani negera umuseriveri mubwira ko nifuza kuvugana na manager w'aha ngaha. Serivera ambaza niba hari ikibazo cyaba gihari, mubwira ko nta kibazo, ahubwo manager turaziranye nuko telefone yanjye yamaze kuzima nta kindi. Nuko serivera ambwira ko mukurikira akajya kunyereka ibiro bya manager. Ni nako byagenze, nagiye imbere Neira na Bonita bafatanya amaboko baza bakurikiwe na Brian na Petronile Lewis. Kugeza tugeze ku cyumba seriveri yatweretse manager waho ngaho ngo akoreraho, ubundi asubira inyuma. Mu gukomanga ntangira kumva umuryango ufunguka, mu gukubitana amaso n'uwafunguye ndetse binagaragara ko yiteguye kugirira nabi uwinjira akora amakosa, kumbe yari Vivensi mukumbona ahita afungura umuryango igitaraganya, arambura amaboko ngo dusuhuzanye, ariko mu kumusuhuza niko nari mpanze amaso abandi bantu bari aho ngaho, kumbe bose bari aho ngaho nta muntu n'umwe ubuzemo. Mu kwinjira twese twatunguwe, Vivensi yamaze gufunga umuryango buri wese yagiye gusuhuza uwo bisanzuranaho cyane. Neira atangira asuhuza Rozanje amuyambira cyane, ari nako Petronile Lewis amuhagaze iruhande ameze nk'utegereje kugira ngo nawe amuyambire. Gusa Anthony Mate amukoraho amuyambira, gusa iby'amarira byo ntabwo twari kubibuza abagomba kurira. Njyewe nahise negera Monica, Brian n'umuryango we bayambirana mu marira menshi cyane. Monica amaze mu kumusuhuza nkurikizaho Penina, nawe washimishijwe cyane no kongera kutubona. Nuko dutangira kugenda tunyuranyuranamo, ariko nkomeza guhanga amaso nkabona Rozanje na Petronile Lewis bari gutindana cyane ubutarekurana. Ngahita nikirana ijisho na Neira nawe akazunguza umutwe byo kuvuga ko byahwaniyemo neza. Nuko twese urunyuranyuranemo rwo gusuhuzanya rurangiye, tuza kwisanga bamwe bicaye abandi bahagaze. Abanyamatsiko ari twese kuko byagaragaraga uburyo abo dusanze aho bibaza uko tuhageze, natwe twibaza impamvu birundiye muri icyo cyumba cya manager. Muri ubwo buryo bose nta niyo nka yasigaye. Nuko mpita mbabwira ko twakoze ibishoboka byose tugashakira buri hamwe hose, ariko tukaba twari twarababuze. Ndetse n'igihe Vivensi ahamagara muri kaminuza ya Montreal Lewis International, Bonita akaba yarakoze ibishoboka byose ngo ababone ariko bikanga. Ako kanya tukaba tubonye amakuru kuri televiziyo ahantu hanyuma twigeze dutekereza ko baba bari, tugatungurwa cyane kuko nge sinibukaga ko La Rivière Bar Resto ari n'iy'umuntu wacu. Niko rero niko tugeze aha ngaha. Namaze kuvuga gutyo Anthony Mata aruhutse umutima, bigaragara ko afite byinshi byo kutubwira. Nuko atangira avuga ati burya mukimara kugenda mugiye kuri polisi twahise tumera nk'abagabanije amatsinda kugira ngo bize kugenda neza, binatworohera cyane kuko nge nari mbizi neza ko nkenewe cyane, bityo baramutse bamfashe bamfungira aho ntazi. Rero ko baturi kumwe turi benshi ntabwo ari ibintu byaba ari byiza. Mbaha igitekerezo, ari naho Vivensi na Rozanje bafashe umwanzuro wo kujya gukomeza gushaka amakuru kuri kaminuza kugira ngo tumenye byose byabaye.
ari naho bamenyeye amakuru ko abantu babiri bafite iriya kaminuza mu biganza ari Perezida Venizi ndetse na Afande Dani Marike, umuyobozi mukuru wa polisi ya Kentrone. Noneho abandi bantu barimo abayobozi bagaragara mu bikorwa bya kaminuza bose bakaba baragiye bafatanya mu gukora ibikorwa bibi birimo guhohotera abaturage no kubambura utwabo byose bagamije kugira ngo bubake iriya kaminuza ubundi bayishyire ku rwego runaka bashaka. Si nibyo gusa kandi Vivensi na Losange baje kuvumbura amadokima y'ibanga abitswe muri sefu agaragaza abandi bagabo bafatanije nabo barimo umuyobozi w'iyo kaminuza nyine, umuyobozi w'ibitaro by'iyo kaminuza ndetse n'umuyobozi wa Radio TV6 Kentrone by'inkoramaraso, kuko bagiye bafite imigabane muri izo kampani zose ku buryo wagira ngo ni itsinda Venizi na Dani Marike bateranirije hamwe, bakaba bafite nabo amabandi menshi cyane yoherezwa mu bikorwa byo kugira ngo bagere ku byo bashaka byose. Nubwo byabagoye gufungura iyo sefu ariko bayigezeho, amadokima barayazana ku buryo ubu tuyibitseho isaha n'isaha umuntu yabajyana mu rukiko. Gusa bakaba abahanga cyane kuko kubajyana mu nkiko ntabwo byageza Venizi na Dani Marike. Ubwo ku rundi ruhande niko madamu wanjye yaje gukomeza gahunda z'akazi ke. Abo hanze bakomeza kumuhamagara bamubaza niba ageze kure ibikorwa yiyemeje byo kuba umutabazi wa Kentrone, aho azakora pharmaceutical company izajya ikura imiti hanze ikayizana muri Kentrone, kugeza igihe nabo bazatangira kugira abahanga cyane bakora iyo miti muri iyo company, ubundi Kentrone ikihaza ku bijyanye n'ubuvuzi. Ababwira ko akirimo kubaka uruganda n'inyubako bizakorerwamo, ari naho umupangu wa Losange wo kuvugurura iyi bari resto wahereye tuwunoza neza cyane. Ndetse tukaza gusanga imbogamizi Losange afite ari z'amafaranga yo gukora ibyo bikorwa, kuko ayo yari afite n'andi Max yamukuriye ku ruhande yose yayaguze iyi nyubako muri Cyamunara. Bikaza kurangira njye na madamu wanjye tumubwiye ko ikijyanye n'amafaranga areke kugitekerezaho cyane. Byose tumaze kubikemura dusigarana imbogamizi z'uko ubu nta bwisanzure dufite, kuko tutazi aho muherereye niba munakiriho cyangwa se mutakiriho, kuko nubwo intambara yabereye kuri polisi uriya munsi twayibonye uduce duce, birumvikana ko atari amakuru yari kwerekanwa ku mateleviziyo, ahubwo abantu bagiye bafata utuvideo impande n'impande nibo twabibonyeho. Gusa twashidikanyaga ku kuba Max, Suzimike ndetse na Lewi baba bakiri bazima, ariko ntihagira andi makuru tubona. Iminsi ikomeza kwicuma nta kanunu kanyu, nza gufata umwanzuro wo kureka ubwoba nkajya njya hanze y'iyi nyubako ngo nshakishe, ariko singira amakuru mbona. Ndetse biza kugira mfata umwanzuro wo gukorana n'abapolisi tuziranye, ariko bakambwira ko nta rikoro zigaragaza ko mwafashwe. Ibyo bikankira mu rujijo cyane, nibaza niba Max ari gukina ya mikino ye asanzwe akina, ndetse tugatungurwa cyane n'uburyo igihugu gituje cyane. Max na Giovanni batakivugwa. Ku ruhande rw'umuryango wa Brian ari nako bahangayitse cyane, nubwo wenda natwe twari duhangayitse cyane cyane Losange wari ufite abenshi ahangayikiye barimo n'umukobwa we Neri. Amezi akomeza kwikubita ari nako twibera mu macumbi agenewe abakozi ba Riviera Bar Resto dukurikirana ibyaho. Gusa njye na Vivensi ntiducike intege kugeza ubwo Vivensi yaje guhamagara Max, hakitaba umukobwa tukamenya ko Max akiri muzima nabo bari kumwe. Ariko noneho nyuma yo kubahamagara ababwira amakuru, nta nubwo yongeye kubafatisha na gatoya, nubwo yari afite urujijo rw'uburyo yahamagaye Max hakitaba umukobwa atazi. Dukomeza birumvikana natwe twari mu bwihisho, nta byinshi twari gukora, kugeza ubwo ejo Max yongeye kuvugwa, ndetse n'uyu munsi akaba arimo kuvugwa, ari nabwo iyo minsi yose twarahangaha nta kindi twari turi kwigaho uretse umushinga wa Losange ndetse na madamu wanjye. Uyu munsi amakuru akaba aribwo twayoherereje itangazamakuru ngo bamenye ibigiye kubera hano, mu gihe hadaciye kangaho amakuru atangajwe tukaba tubonye mutuguyeho ngo ba. Principal Anthony Mati yamaze kuvuga gutyo, ngiye mu gutangara kwinshi cyane, mpita mbabwira ko narindi gutekereza ko bari guca muri byinshi kandi bikomeye, kuko natekereje ko bashobora kuba barafashwe ndetse n'ibindi, kumbe bari mu kazi gasanzwe. Nuko nkomeza mbabwira bimwe mu byo twanyuzemo, birumvikana ntabwo nababwiye amafuti nakoze. Mbabwira ko impamvu bahamagaye ngewe hakitaba Bonita ari uko n'ubundi agikoresha ibya satellite amenya ibyo ashaka byose, ari naho yabonye nimero irimo kugerageza guhamagara iyanjye agahita yifata. Naho kutongera kudufatisha cyangwa se ngo Bonita yongera agira ubushake bwo kwitaba, nuko hari ibyo twahugiyemo bijyanye n'urugamba, ku buryo twabaye nk'abatatanye buri wese yiyitayeho, cyane nk'abantu babuze ababo.
gusa nari mbabeshye kuko impamvu Bonita atarabyitayeho nuko nari naramaze kugenda bagacika intege. Namaze kubabwira gutyo barabyumva. Anthony Mata avuga ko ashimishijwe no kuba tukiri bazima nyuma y'urugamba rwabereye hariya. Mubwira ko aka kanya nge na Suzimike na syndicate yacu turi abanyabyaha mpuzamahanga, kuko n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'iyamora muri Venezi rwamaze gushyiraho impapuro zo kuduta muri yombi kubera ibyaha dukurikiranweho. Gusa ibyo ntabwo biduciye intege mu nzira zacu. Nkomeza babwira ko Mariyamu twamaze kwiyunga neza cyane kandi dushimishijwe no kongera kubonana nabo, tukabasanga bameze bitandukanye uko twabitekerezaga. Monica yahise ambaza amakuru ya Suzimike. Mubwira ko we na Hiberi ndetse na wa musore babonye kuri televiziyo Apollo bagiye kubwira umugore wa Ramari amakuru yo kubika. Bose mu kwikanga batubaza ibyabaye. Petronile Lewis abanyuriramo muri make, bose bababazwa n'uburyo Ramari ari we wirangirije ubuzima. Gusa bavuga ko nta mpamvu yo kurira kuko iyo tutamwica yari kutwica, kandi byanga byakunda hagati yacu hari abagombaga kurokoka. Ni byiza ko urugamba rurokokamo byibura abari ku ruhande rwiza. Uburyo twaganiragamo aho ngaho byagaragaraga ko Monica ndetse n'umuryango wa Brian hari amakuru make bahawe ku byo turimo mu rwego rwo kubahumuriza, kubera ko ntabwo ari ibintu bari bakiri kumva ngo bagire ubwoba. Nuko tumaze twese gutuza no gushyitsa imitima hamwe, mpita mbabwira ko hari ahantu ako kanya twerekeje. Gusa mu bantu twari turi bujyane Rosange atwiyongereyeho nta kibazo na kimwe, ahubwo byaba byiza cyane. Byose nabikoze gutyo ndi gutekereza ko Petronile Lewis aramutse agaruye ubwonko bwe akabona Rosange iruhande rwe nk'urukundo rwe rwa mbere, byibura byamufasha kongera kwakira ko Mariyamu yamuhemukiye. Brian ahita atubwira ko nta kibazo, bityo we arasigarana n'umuryango we. Bonita nawe avuga ko adutije imodoka ye tugende twitwaye, arasigarana n'abari aho ngaho. Bonita mukundeba mu maso andeba indoro ivuga ko wagira ngo urwo rugendo tugiyemo rureba umuryango wacu gusa akaba abiduhariye. Nuko tumaze kubyemeranya Penny naranyihererana ambaza ibijya mbere ntaciye ku ruhande. Mubwira ko nasanze nta yandi mahitamo mfite, ngiye gukora ibishoboka byose nibutse papa wanjye n'ibishake bibe no ku ngufu. Amaze kubyumva ahita agenda asanga Rosange amubwira ibyo mubwiye, bityo hashobora gukenerwa ubutabazi bw'ibanze ku bijyanye n'ikibazo cyo mu mutwe, kuko ushobora gusanga hivanze, bityo nihagira ikiba duhite duhamagara Dogiteri Kereki igitaraganya. Abari aho bose bagiye babona uburyo turimo kwizengurukaho tuvuga, batangira gukika igikuba kugeza Penny nababwiye ko nta kibazo gihari. Nuko dusohoka aho ngaho muri aya masaha yo ku mugoroba. Rosange imodoka ya Bonete ahita yihata umuriro. Bidatinze twageze muri karitsiye y'inganda, turenga ku ruganda rw'itabi, ubundi tugera ku nyubako y'umuryango wacu kugeza twinjiyemo. Mu kugera muri parikingi tuva mu modoka, ako kanya bahita bakomanga ku gipangu, twese turikanga. Mu kureba uko manze dutungurwa no gusanga ari umusore utubwira ko akora muri kampani ya ba Lewis ku itegeko rya nyirabuja, akaba yaramubwiye ko ategereza igihe tuzira kugira ngo aduhereze imfunguzo zose, ndetse anatwizeze ko uko twabivuganye ariko byakozwe. Nuko aduha amakarita 5 y'ikoranabuhanga, bigaragara ko ariyo makarita ariyo afungura imiryango y'iyo nzu, ndetse anatubwira ko amapassword y'inzugi zose twabasha kuyihindurira, araza kutwoherereza linki yo gucaho kugira ngo tube twabasha kubikora. Nuko adusezeranyeho, ubundi aragenda natwe tugenda twinjira mu nzu, dufungura muri salo twinjiramo. Tukimara kwinjira ngiye ntabwo nagiye muri byinshi, nasabye abo turi kumwe ko batangira gutondeka intebe uko mbishaka. Nge na Rosange dufatanya guterura zimwe, na Neila na Petronile Lewis ari nako batera izindi ku mpande zose uko mbishaka. Ibyo birangiye ameza manini Rufusi na Mariyamu bari bicayeho nyatereka imbere aho umuntu yinjira muri iyo nyubako ayareba neza. Nkomeza kuzengurutsa amaso inyubako yose ndeba iyo saro uko imeze, mpindura byose ngereranije uko naba nibuka byagenze, ndetse nk'uko papa yabimbwiye mu nkuru ye ubwo twari dutuye Iretine. Byose maze kubishyira ku murongo, mbona nta kindi kiri guhinduka ku bwonko bwa papa wanjye, kuko yari akomeje kwirebera no kuganiriza Rosange. Ibyo ngiye bikandya mu mutwe ku buryo natangiye gutekereza cyane. Mu gushaka icyo nakora, sinzi ko nungutse igitekerezo cy'uko muri twebwe twishakamo Mariyamu na Rufusi ndetse na Petronile Lewis. Mpita nsaba Petronile Lewis ko apfukama imbere aho nshaka, atungurwa no kumva musabye gupfukama. Kumbe byose nashakaga kubikora nk'uko byari bimeze icyo gihe. Bose mukundebera icyarimwe bambaza impamvu nshaka ko Lewi apfukama, nawe arimo, ariko ntabwo nari kumubwira ngo niwe Petronile Lewis, ngo ndashaka kumwibutsa uwo ari we.
ahubwo namubwiye ko hari ikintu nshaka gukora kandi kikaba kiramfasha, kubera ko nta kintu na kimwe njya musaba ngo akinyime. Yapfukamye hasi areba ameza areye imbere ye, nanjye nsaba Rozange ko yazanjye nabo tukicara kuri ayo meza tureba Petero ni Lewis. Rozange ahita abyumva araza yicara iburyo bwanjye tureba Petero ni Lewis neza. Hashize akanya Petero ni Lewis ambaza niba ibyo nshaka nabibonye, kuko atarasobanukirwa ibyo nshaka kugeraho. Njye mu mujinya mwinshi ndababara cyane mvuga nti sike, kubera ko ibyo nshaka ntabwo biri kugerwaho. Ntangira kwiserereza nizerereza muri iyo saro yose, nibaza ikindi kintu nakora. Nibaza niba nazana imbunda nkazana n'abandi bana babiri nkabashyira iruhande rwe nkabarasa, wenda nkazana na dogiteri Kereki bagahita babavura, ariko nsanga ibyo bitashoboka. Mu gukomeza gutekereza nkoresha ubwonko cyane, sinzi uko nazunguje umutwe, mpita nunguka igitekerezo cyo kuba njye na Rozange twatangira kuvuga amagambo Mariyamu na Rufusi bavugiye aho ngaho papa apfukamye bamaze no kumurasa. Nuko nibuka amagambo papa yambwiye bamubwiraga bamukwena, mpita mbwira Rozange nti wowe ugiye kujya uvuga uti humura Rufusi mwiza, humura byose biraza kugana ku musozo. Nanjye nkwikirize mvuga nti Petero ni kubaho nsuzuguritse kubera ubukire bwawe byarambabaje cyane, ubyumve ibi ndi kugukorera na gatonyanga mu nyanja kuko ntabwo biraza. Nawe uraza kunsubiza uvuga ati Rufusi mwiza wanjye, iyo umurebye ubona muhwanye se? Iyo umubonye ubona hari aho muhuriye se? Ese nkubaze Petero ni Lewis, ubundi iyo utagira imitungo y'iwanyu uba utandukaniye hehe na za ngegera zose zo ku muhanda? Ariko n'ubundi nta gushidikanya ku muhanda niho ukwiriye. Njya nibaza ikintu cyahagukuye. Nanjye ngusubize mbwira Petero ni Lewis nti Petero ni kubaho nsuzuguritse kubera ubukire bwawe byarambabaje cyane, ubyumve ibi ndi kugukorera na gatonyanga mu nyanja kuko ntabwo biraza. Ubwo ibyo nitumara kubivuga njye nawe twihute cyane turavuga amagambo, umbwira uti Rufusi mwiza ndagukunda, nanjye ngusubize nti ndagukunda cyane Mariyamu mwiza. Nuko ako kanya Rozange ahita ambwira ati humura Rufusi mwiza, humura byose biraza kugana ku musozo. Ndamusubiza nti nanjye ndagukunda Mariyamu mwiza, nukuri ndagukunda cyane. Rozange ahita avuga ati Petero ni Lewis ntabwo ari umugabo, niyo mpamvu aka kanya byose turi kubikorera imbere y'amaso ye kugira ngo tumwereke ko asuzuguritse imbere y'urupfu rwe. Ndamusubiza nti njye nawe Mariyamu ibihe byiza twagiranye Petero ni Lewis, reka tubimubwirira ahangaha anabibona ubundi abone ko nta mugabo umurimo. Ubundi kandi yarazi ngo uriya mwana Randiri ni umwana we, inda yaguteye wamanutse ku maesikariye yivamo ku bushake, ari nabwo Randiri wamubyaranye n'undi mugabo wo ku ruhande. Rozange ahita ansubiza ati ubwo Petero ni Lewis atekereza ko ndi ikigoryi ku buryo nakwishimira kubyarana nawe yarishe mama wanjye Sofia? Ntabwo nshobora kwemera kubyara umwana wa Petero ni ngo ntunga amaraso ye, byarutwa ngatunga Randiri wabyawe n'undi mugabo utari we. Ayo magambo njye na Rozange twavugaga Neyira na Petero ni Lewis byarabacangacanze cyane. Ku ruhande rwa Neyira we yaratunguwe cyane n'ibyo njye na Rozange turimo kuvuga, ariko Petero ni Lewis we yatangiye kwifata ku mutwe. Mu kubibona Rozange umenyereye n'ibintu by'abaganga n'uburyo bafata abarwayi, ahita ahaguruka ku meza twicayeho, amfata akaboko agenda ankurura tugana imbere ya Petero ni Lewis, ndetse mu ijwi rigiye hejuru Rozange asakuza avuga ati Petero ni Lewis nta mugabo ukurimo, niyo mpamvu aka kanya nikundira Rufusi ufata nk'inshuti yawe, none aka kanya akaba akugambaniye ukaba ugiye gupfa rubi. Mbonye Rozange ibyo arimo mpita nanjye nsakuza mu ijwi rigiye hejuru mvuga nti Mariyamu ubundi ntabwo uri umugore ukwiriye umugabo w'ingegera nk'uyu nguyu ngo ni Petero ni Lewis, ni mayibobo yo ku muhanda, ntabwo ushobora kuba uri kumwe nawe. Petero ni Lewis ntabwo uri umugabo, nta mugabo ukurimo. Njye na Rozange mu gufatana amaboko dutangira kuzenguruka papa wacu tumubwira ayo magambo, ku buryo yatangiye kumurya mu mutwe, akifata mu matwi wagira ngo ntabwo ashaka kuyumva. Ndetse uko tubibona akaba ariko njye na Rozange dukomeza gusakuza cyane dusubiramo ayo magambo kenshi, uko Rufusi na Mariyamu bayavuze ubwo bari bagiye kutwica, kugeza ubwo nakomeje kwitegereza Petero ni Lewis mu maso ngatungurwa no kubona ashotse amarira agwa hasi. Neyira agiye kuza kumufata ndamwiyama, ahubwo twese dutungurwa no kumva amagambo nari numviseho bwa gatatu, kuko bwa mbere nayumvise ndi umwana w'imyaka 8 ubwo papa nanjye na Fereyiro twari tugiye kwicirwa aho ngaho. Bwa kabiri nyumva papa wanjye Petero ni Lewis arimo kuyambwira ubwo twari dutuye Iretine. None ku nshuro ya gatatu ntangiye kuyumva papa wanjye arimo kuyivugira n'umunwa we, kandi arimo gutamarira menshi avuga ati none se Mariyamu mwiza, ko nagukunze nawe ukaba unkunda, ko twabyaranye abana Randiri na Kirista, koko ni igiki gitumye nkorera ibintu nk'ibi ngibi?
Rufusi muvandimwe wanjye, kuki wankorera ibintu nk'ibi? Uzi n'ubuzima twabanyemo kuva umunsi njye nawe tumenyaniye, ko nakwifurizaga ibyiza igihe cyose, nkifuza ko wabaho ubuzima bwiza, nkifuza ko waba umugabo uhamye kandi byose ukaba wari uri mu nzira. Kuki wankorera ibintu nk'ibi ngibi? Ese impamvu nyamukuru mwakora ibintu nk'ibi ngibi ni iyihe? Rufusi muvandimwe nkunda, wambabariye ukansobanurira basi, ariko nanone ugasubiza amaso inyuma ukareba ibyo urimo gukora niba bikwiriye basi, ukareba ko wakosora igihe kitararenga inkombe. Mariyamu umukunzi wanjye, wasubije amaso inyuma ukibuka njye nawe tukiri batoya, ukibuka tugifatira umwanzuro wo gukundana, uburyo twabayeho neza, ndetse na n'ubu nta kintu na kimwe twari tubuze, kandi ubuzima bwiza mu buzima bwacu akaba aribwo bwari bugiye kuza noneho. Mariyamu umubyeyi w'urubyaro rwanjye, ni igiki cyabayeho hagati yacu ku buryo umwanzuro wacyo waba uyu nguyu kandi ubusanzwe twaganiraga? Petronile Lewis yamaze kuvuga gutyo, Rosange ntiyatuza, akomeza avuga ati Petronile Lewis, wikomeza kuntera impuhwe kuko nta mpuhwe ngufitiye, kandi imbere y'ibindi byose ndagira ngo nguhe inkuru itari nziza kuri wowe. Iyo nkuru ikaba nta yindi, njye nawe nta mwana n'umwe dufitanye. Noneho ikindi kandi wowe uri umwicanyi kurusha abandi bose, kuko nta gushidikanya mama wanjye wamwiciye mu kindi gihugu. Buri uko twabaga turi kumwe ugahura n'abakurwanya, nabonaga uburyo ubakorera byose, urwana nabo nk'aho uri igisimba, ugashaka no kubamarira ubuzima nk'aho wabaremye. Byose bikampamiriza ko ari we wishe mama wanjye Sofiya, njye na musaza wanjye Feriyiruka tugira imfubyi. Noneho nkimara kumenya amateka ya Rufusi na papa we, menya neza ko ari we wamwishe. Uri umwicanyi ruharwa, kubw'iyo mpamvu ntabwo nakwemera kubyarana n'umugabo w'ishitani nkawe, kuko nta mwana n'umwe wawe nashakaga kuba narera. Rero n'inda y'umwana wawe w'imfura ntabwo nigeze nyikuramo manutse ku maesikariye, ahubwo nagiye kuyikuzamo. Umenye ko nta mwana n'umwe mfitanye nawe, ntabwo nshobora kubyarana n'umugabo w'inyamaswa nkawe. Rosange yamaze kubwira Petronile Lewis gutyo, ngiye kubona mbona Petronile Lewis agize umujinya mwinshi cyane, nuko ahita ahaguruka azamura ingumi imeze nk'inyundo agiye kuyinkubita ndayikwepa. Ako kanya hindukira agiye kuyikubita Rosange, ako kanya Neyira ahita asakuza avuga ati papa ndakwinginze wibikora. Mpita mbona ko uwo mujinya agize ako kanya yumvise ayo magambo ari nawo mujinya yagize ubwo Mariyamu na Rufusi bari barimo kutwica, ariko yashaka kuba byibura yanahaguruka kugira ngo anabakubite, akaba nta kabaraga yari afite, kuko akinjira bamukubise imbunda ndetse banamurasa n'amasasu bamugira ibitobore. Ako kanya ingumi Petronile Lewis yaramanitse agiye kuyikubita Rosange, yahise yimanura gake gake nyuma yo kumva ijwi rya Neyira, ubundi ahindukira areba Neyira. Mu kumwitegereza neza cyane agenda amusanga ndetse amugezeho amukora mu isura. Ako kanya Neyira nawe mu kumukoraho, Petronile Lewis yikoze ku mutwe wagira ngo urimo kumurya cyane. Hashize akanya Rosange arakorora. Mu gukorora Petronile Lewis atungurwa no kumva inyuma ye na Neyira hari abandi bantu. Mu guhindukiza amaso bari ngiye muntu wa mbere duhuza amaso, ahita arekura Neyira vuba vuba, aza nsanga ngezeho amfata mu isura ambwira ati Randire mwana wanjye, ndabizi ugiye gutungurwa cyane n'uburyo ugiye kwisanga uri kumva ubutumwa mu buryo bw'amajwi, nkaho byari bizwi ko iki gihe ndaba ntari kumwe nawe kugira ngo mbikwibwirire amaso ku maso. Ariko muri aka kanya ntabwo icy'ingenzi ari ukwibaza impamvu cyangwa se ngo ni ukubera iki, ahubwo ikintu ugomba gushyiraho umutima wawe ni ubutumwa ubwabwo n'ibibukubiyemo, kuko ari byo bizagufasha mu buzima wisanzemo muri aka kanya mu buryo butunguranye. Ndetse ubu butumwa akaba ariyo nzira yonyine izagufasha kugenda udatsikira mu bitari ngombwa, ahubwo bukagufasha guhanga amaso ku ntumbero yawe y'ubuzima buri imbere aho urimo kugana, bukanagufasha kumenya gutandukana ibyo umutima wawe ushaka ndetse n'ibyo ukeneye, byose ukabigenderaho bikugeza ku ntsinzi. Kandi intsinzi nyansinzi ni y'umutima wawe igihe umaze kugera ku by'umutima wawe wumva gusonzeye. Petronile Lewis yamaze kuvuga gutya ahita ndekuza ibiganza bye biri mu isura yanjye, yicara hasi arimo kunyitegereza cyane. Mu gukomeza kunyitegereza ahita ambwira ati ayo magambo nkubwiye mwana wanjye niyo magambo natangiriyeho nkubwira ubutumwa bwa nyuma nagusigiye, kuko nari maze kubona ko gukomeza kukubwiza umunwa ntakibishoboye, kubera ko imbaraga zari zimaze kunshiramo, kandi ngifite byinshi byo kukubwira. Ikirenze n'ibyo ngibyo nawe wari umaze umwanya munini cyane uri kuntega amatwi, kuva mu gitondo cya kare ubwo wari uvuye guhura n'umukunzi wawe Neyira, ukantega amatwi nyuma yo guhamagarwa na Gilbert papa wa Delika, kugera muri icyo gicuku kwihangana bikanga ugatangira gusinzira utera imitwe.
ngahitamo kwikiza ari uko nakwandikira cyangwa se nkakubwiza ubutumwa nkoresheje udukoresho twanjye nari mfite mu kazu twari dutuyemo. None mwana wanjye kukuba aka kanyura ahangaha binyeretse ko ubutumwa bwanjye wabwakiriye, ndetse ikintu cya mbere aka kanya navuga akaba ari uko ntewe ishema nawe, ndetse nanone inama nagusigiye zikubiye mu buzima bwanjye nakubwiye ndetse no mu majwi nagusigiye ukaba warazikurikije kubera ko umukunzi wawe Neyira aka kanya muracyari kumwe. Randire mwana wanjye, nkuko nabigusabye nkubwira ko isano y'amaraso atari yo sano igomba guhuza abantu, ahubwo kuba abantu basangira bimwe bakaba abantu hamwe babigiranye urukundo. Niyo mpamvu aka kanya ndi kubona hano umuryango wacu wa Lewisi warakomeje kuwurwanira, utitaye ko ndi papa wawe mu maraso cyangwa se ntari papa wawe mu maraso, ahubwo witaye ku kuba gusa twarasangiye bimwe mu buzima twabanyemo bwiza ndetse n'ububi iretine nyuma yo kuva muri koma. Ndetse aka kanya nkaba nsobanukiwe neza impamvu nakundaga kukubwira kuri igitangaza, nshaka no kumenya umuryango ukomokamo. None ndabisobanukiwe ko buryo umuryango wakomotsemo ntabwo ari uwo ngombwa, ahubwo kuba wararezwe nanjye na Mariyamu nk'umuryango aka kanya akaba ariho ukura byose. Uri umwana w'igitangaza, uri umwana isi yose yakwifuza ko buri wese yabyara akabuwe, ariko mu bantu bose ngewe w'umunyamwaku ni ngewe Imana yakoherejeho ngo mbe umubyeyi wawe. Icyo kikaba ikintu nzahora nyishimira iteka. Ndagukunda mwana wanjye. Papa wacu yamaze kuvuga gutya arahindukira areba Losange, ahita ahaguruka yihagurukije ubwe ndetse ubona ko umutwe we utakiri no kumurya. Aramwegera amufata ibiganza byombi ahita amubwira ati yaba ibihe twabashaga kubisubiza inyuma nari kumenya ko ubwo navaga Itesara ngiye kwiruka ku mitungo y'umuryango wanjye nari kukuzana ukazana nanjye n'umwana wacu, kubera ko aka kanya ibintu byose naciyemo ntabwo nari kubicamo, kuko ntabwo nari guhura n'abahemu bampemukiye bakangira igisenzegeri, ubuzima bwanjye bugasigara bwubakiye ku mwana wanjye Randiri gusa. Losange ngusabye imbabazi wowe n'umwana wacu Neyira, mbasabye imbabazi zo kuba ntarabaye umubyeyi mwiza, ndetse aka kanya tukaba twisanze muri izi nzira, ariko kandi ntabwo nakwibagirwa uburyo wandwaniye ishyaka, nkabibona ko utigeze unyibagirwa kandi ibyo nkorera byose nubwo ufite uwo mwashakanye ariko ukaba warabigiriye urukundo rwuzuye. Ndagusaba imbabazi ko no mu buzima bwanjye hari undi mugore n'isi intwari kandi ari ikigwari, kuko intwari ntabwo yanyuze uwikunda mu buzima nk'ubwo nanyuzemo, ahubwo umugore w'intwari nzi akaba ari wowe gusa, ariko byose byabaye akaba ari uko ntaho nari kuzagukura. Gusa nta kibihindura uzahora uri intwari kuri njyewe, kuko wambereye aho ntari undwanira ishyaka, ariko njyewe ndinumira bimwe bya byaha handi hari umugabo hadasiba undi. Losange ndabizi tugiye kumara igihe kinini njye nawe turi kumwe turebana amaso ku maso, uzambabarire kuko ntabwo nzajya mbisubiramo umunsi ku munsi, ariko ujye umenya ko buri kanya uko umutima wanjye urimo gutera ariko nzajya mba ndimo kugusaba imbabazi zo kuba ntarahakubereye bikarenga wowe ukahambera igihe nari kuba ntakwiriye no kuba no kukureba mu maso. Losange nagukundaga by'ukuri kandi nta cyabihindura, umbabarire. Petero ni Lewisi yamaze kubwira urukundo rwe rwa mbere mu buzima yagezeho, ahindukira areba Neyira amugeze imbere amufata imisaya yombi aramubwira ati mwana wanjye ndagukunda cyane kurusha uko nabikubwiramo aka kanya cyangwa se ngo ubashe kuba wabitekereza. Ndabizi ko muri ubu buzima wanyuze muri byinshi, ariko nzi neza ko byose byabereyeho kugukomeza. Aka kanya ukaba uhagaze wemye, ndetse nta kintu kinshimishije nko kuba utwaye amaraso y'umuryango wanjye wa Lewisi, amaraso akurimo. Nta kintu kinshimishije nko gusanga ukiri kumwe n'umukunzi wawe Max, wanamaze kumenya inkomoko ye ko burya ndi umubyeyi we, ariko ibyo ntibiguca intege kuko nta kintu na kimwe kizabangamira urukundo rwanyu, kuko urukundo rwanyu ari narwo nizeye ko ruzatubumbatiriza hamwe tukubaka umuryango nanone w'intarumikwa. Ushobora kumva ibyo ndi kuvuga ari ukwikunda no kwikururira kubera ko umwana wanjye Randiri mukunda cyane, ariko nawe uri wowe ntabwo wajya guhitiramo umwana wawe undi muntu utazi neza. Ari nayo mpamvu hagati yawe na Suzimike mpisemo wowe, ibisigaye nkaba ndabivugana n'umwana wanjye, kandi nizere ko namwe mwese muzamfasha impinduka zose zizaba mukamfasha kuzimenyesha abo zireba. Ndabizi ko ntagakwiye kwivanga mu byemezo by'imitima yanyu, ariko mbarusha byinshi birimo n'ubunararibonye muri ubu buzima. Rero kuba nkimara kongera kumenya uwo ndi we ngahita mfata icyemezo cya mbere kibi cyo gutandukanya abakundanaga, byose ni ukugira ngo umuryango wacu tuwurinde, kubera ko kuva namenya uwo ndi we nkamenya inkomoko yanjye
naje kumenya ko abantu twabwirwaga ko ari abantu bacu ba hafi akaba imiryango tugomba kwiyegamizaho atari ko bigomba kugenda, ko ahubwo abo bantu baje kurimbura umuryango wacu byose babigiriye ishyari ryo kubiteka ryose duhora tubarenze. Ndabizi wasanga isi itakimeze nk'uko nayisize, ariko ingaruka zo kuba mfashe umwanzuro mubi nkimara kongera kwiyibuka ntihazagire uzazishyiraho, byose muzabishyire ku mutwe wanjye. Gusa ikintu mugomba kumenya nuko mbakunda cyane, ni mwebwe muryango umwe rukumbi aka kanya mfite, kandi nishimiye kongera kubagira mu biganza byanjye. Papa wacu Petronile Lewis yamaze kutubwira gutyo, ahita arambura amaboko atubwira ngo tumusange tuyambirane. Ntangira musanga nk'umuntu azi ko ndi umwana Mariyamu yabyaranye n'umugabo wo mu kabari. Lozanje akurikiraho nk'umugore umwe rukumbi yakunze urukundo rwa mbere ariko akamuhomba, ndetse na Neyiraza nk'umwana we w'imfura azi ko ari we Lewis wa mbere na nyuma usigaye ku isi. Tuyambirana mu byishimo byinshi cyane, ariko njyewe birumvikana ntabwo nari gukomeza gutuma amatsiko amwica cyangwa se ngo akomeze kwishyiramo ko ibintu bitari, ahubwo ngiye kumukorera akantu kamwemeza ko twese adufite neza cyane kandi tutari abantu bakureye. Nuko mu kumurekura mpita mureba mu maso ndamubwira nti, papa mubyeyi mwiza, niyo mpamvu iyi ari isi nyine. Ubundi mu busesenguzi bwanjye nakoze naje gusanga isi bisobanuye ibyiza ndetse n'ibibi, kwishima no kubabara, kurira no guseka, kandi ibyo byose bikajya bijyanirana uko iminsi igenda yicuma, kugira ngo uwo biri kubaho ajye amenya agaciro ka buri kimwe uko muri ibyo bintu. Ni nako byagenze mu muryango wacu, ariko nanone naje kwigiramo isomo ry'uko inkuru mbarirano ituba, kuko akarimi kaba ari inkuru mbarirano ntikayitinda, niyo kaba kanayisize umunyu mwinshi cyane kugira ngo iryohe neza, kandi ari ikinyoma gusa ku rwego rwa hafi na yose. Ari nayo mpamvu aka kanya navuga ko isomo nigiye mu kukubura hafi yanjye ari uko ngomba kwimenyera ukuri kuzuye ntakubwiwe n'abandi, ahubwo ari uko nshatse ibimenyetso, ari nabyo aka kanya ngiye kukubwira, maze ugasanga umaze igihe uhangayikiye ubusa. Namaze kubwira papa wacu Petronile Lewis gutyo, ntangira kumubwira amateka yambayeho mu buzima bwanjye kuva umunsi ansigira ubutumwa mu buryo bw'amajwi. Aboneraho kumenya impamvu yasanze Penina n'umuryango we bari kumwe natwe, kimwe na Lozanje mama wa Neyira, ndetse aboneraho kumenya ko burya njyewe ntari umwana Mariyamu yabyaye ku ruhande, ahubwo ndi umwana we bwite, kuko byose Mariyamu yabikoze agira ngo ababaze papa bya bindi umujinya ukoresha nabi. Anaboneraho kumenya ko ku rundi ruhande Mariyamu yaje kumenya ukuri guturutse kuri njyewe, kuko namuhaye mama we Sofia akaba nyogokuru wanjye na nyirabukwe wa papa. Akamenya ko Petronile Lewis atari we wamwishe ndetse atari umugome. Ari naho naje kumenyeraho amakuru yari yariyo papa wa Rufusi, ndetse na Rufusi nkamubwiza ukuri, akamenya ko papa nta ruhare yigeze agira mu mpfu z'abo bantu. Gusa ariko ntibikureho bwa buzima bwabo bahisemo bwo kuba inyamaswa, cyangwa se ngo bikureho ibyaha bakoze bica umubare nyamwinshi w'abantu. Nakomeje kubwira papa inkuru yose amenyeraho uko nahuye na mama wa Gema ndetse na Gema, ndetse ntacyo nsimbutse mbisoza papa wanjye amfata ibiganza ansubiriramo ya magambo ahora avuga ati, ibyo nahoze ndota mu nzozi zanjye aka kanya bwa nyuma na nyuma bibaye impamo. None iyi si igiye guhura n'akumiro gakomeye cyane, kuko yakinishije abantu badakinishwa. Gusa ikintu cya mbere nshaka nonaha ni uko wampuza n'umwana wanjye wa gatatu ugukurikira, ibindi byose munzanamo nzabigemo, maze njye n'umwana wanjye Kristale Lewis imbona nkubone twabonanye amaso ku maso. Gusa ku bijyanye n'umuryango w'abasultani ntabwo ndisubiraho ku magambo navuze mu kanya gashize. Bitavuze ko tutagomba kubana, ariko ntabwo bagomba kwibagirwa umwanya wabo, cyangwa se ngo bibagirwe igihango kiri hagati y'imiryango yombi, uwabo n'uwa Lewis. Mbabajwe cyane na data wacu Moriya Lewis, ariko nshimishijwe no kuba umuryango wabo warabyakiriye kandi ibikomere bahuye nabyo kubera urupfu yapfuye akwitangira, aka niko kanya kugira ngo barwibagirwe. Munshakira uburyo bwose mpura n'abakomoka ku muryango wacu bose aho bava bakagera. Ndavuga Ave Maria, abana be, abana ba Reni Lewis, abana ba Moriya Lewis. Randire mwana wanjye, bajya bavuga ko intwari itabaho ikiri nzima, ariko umuryango wacu ayo mateka twarayavuguruje, kuko ndacyavugwa kandi ntabwo ndapfa. Abaturage barakuvuga kandi uracyari muzima. Rero reka iki gihugu tukereke ko ubuzima gatozi bwacyo bushingiye ku muryango wa Lewis,
Muri make tubereke ko intare za Kentrone zagarutse mu ishyamba. Ubu ngubu nta bwoba na bukeya dufite. Misiyo yacu ya mbere ni ukujya kurwanya ziriya ntagondwa z'ibyihebe zishaka kubangamira umutekano w'abaturage. Petronile Lewis yamaze kuvuga gutyo yongera kunshimira cyane ambwira ko ibi yari yarabyiyumvisemo ko nta wundi muntu uzamugeza mu muryango we, ari nayo mpamvu iteka ryose mu minsi yose yashize yari yarashikamye iruhande rwanjye. Ambwira ko namara kubonana n'umwana we Krista Lewis akeneye guhura n'inshuti ye magara Burina akamwihanganisha ku rupfu rw'umugabo we General Zeke, ubundi ahure na Dorcas. Yamaze kuvuga gutyo Rozange amwegera amubwira ko afite byinshi mu mutwe ariko ntabwo akeneye guhangayika kuko Landry Lewis na Neira Lewis barahari. Mu kumwegera amubwira gutyo Petronile Lewis amufata mu biganza ahita amubwira ati nakunze rimwe, bigaragaza ko urukundo ari urwa rimwe, urwiyongereyeho nta musaruro rujya ruha nyirarwo, ari nayo mpamvu nyuma yawe ntazongera gukunda ukundi. Yamaze kumubwira gutyo amufata imisaya yombi ahita amusoma, ndetse Rozange mu masoni menshi ariko aruhutse umutima cyane nawe afata papa wacu mu mbavu atangira kunyunyusa udusukari two ku minwa ye, bigaragara ko bombi ari ibintu bakoze ku bushake bwabo. Njye na Neira twihindukirira tureba ku gikuta kiri inyuma mama hatazagira uvuga ngo twamubangamiye, ndetse bo ubwabo kurekurana biranga, icyakora sinamenye ubusobanuro bwabyo. Tukajya duhindukira ngo turebe ko barekera aho ngaho, ariko tugasanga baracyamatanye nk'ibishyimbo bifatanye n'imyumbati yahiye neza cyane, kugeza ubwo naje guhindukira ngahuza amaso na Petronile Lewis agahita akura umunwa kuri Rozange, bigaragara ko nabo baducungaga. Ubundi amufata ukuboko aza imbere yanjye na Neira. Ubundi Petronile Lewis ahita tubaza niba haramutse habayeho impamvu ishobora gutuma agwa mu rukundo na Rozange, nanone twebwe nk'abana hari ikibazo twabigiraho. Neira ahita ndeba avugira mu matama avuga ko ari njye ushinzwe gufata ibyemezo mu muryango, bityo ari njye usubiza. Mpita mwitaka namubwira ko ntari imfura iwacu, bityo imfura ziravuga abatoya tugakurikiraho. Dutangira gusigana, gusa Rozange we yararimo kurira. Petronile Lewis arabibona. Mu kumubaza icyo abaye, Rozange mu ijwi ritoya mu masoni menshi ahita avuga ati ntabwo negeze ntekereza ko mu buzima bwanjye aya mahirwe yaba yanjye, gusa aramutse abaye ayanjye nahita nisabira n'Imana ko ishatse yahita intwara, kuko ibyo nifuje kubona naba mbibonye. Njye na Neira mu kubyumva gutyo twumva ko Rozange burya umwanzuro wo kuzongera kubana na Dogiteri Neri Pascal yawushyize ku ruhande, kandi aricyo cyabaga kimpangayikishije. Gusa ku ruhande rwanjye ntabwo nari kwivanga mu mahitamo ye, kuko ibiba ku isi biba bitureba n'ingaruka zikaba zitureba. Ndebana na Neira tuvuga ko amahitamo ari ayabo kandi nta kintu cyaduhuza twese nk'umuryango kirenze ibyo ngibyo. Twamaze kuvuga gutyo Rozange na papa wacu barongera barayambirana, mpita mvuga ko ubukwe nibugera nzambara ikote bwa mbere kuva amenya ubwenge, bityo nukundodeshereza rishyashya nanjye nkibikaho ikote. Urwo rwenya rutuma twese dutangira gutera urwenya, ariko Petronile Lewis avuga ko nta kintu kimushimishije nk'ako kanya turiho nonaha. Gusa ikintu cya mbere ashaka sinkibagirwe, nta kindi nakoze nagiye ku ruhande. Neira atondeka intebe neza mu gihe Petronile Lewis na Rozange bari barimo kuganira bongorerana. Njyewe mpamagara Ambasanto yo mubaza aho araye, ambwira ko ari mu rugo ndetse ari kumwe na Ambasabine na CEO Krista Lewis wabaherekeje. Mpita mubwira ko ako kanya turi muri karitsiye y'Inganda, bityo niba turangire aho bari tuze kubareba. Santo yambaza niba hari amahoro, mubwira ko ari amahoro kandi akora ibishoboka byose Krista ntagende tutarahagera, ibindi ndabimubwira mpageze. Ubwo twasohotse mu rugo, Rozange yicara kuri vola mu modoka ya bonnet, Petronile Lewis amwicara iruhande, njye na mushiki wanjye twicara mu mwanya ukurikiyeho, ubundi murangira aho twerekeza. Santo yaramaze kumbwira. Ntabwo byatinze, nyuma y'iminota nka 20 twari tugeze ku gipangu, ubundi tuvuza ihoni. Santo niwe waje gufungura, ubundi baduha karibu. Rozange amaze guparika imodoka, Santo atwereka aho tunyura, ubundi twinjira mu nzu. Dusanga Krista Lewis ari kuganira na Ambasabine. Tumaze kubasuhuza twese turicara, ubundi sinatinda mpita mvuga nti inzira ya muntu n'urugamba, ku buryo usanga mu gihe cyo kurwana wa wundi uri mu ntambara ubwe asanga yitunguye, yibaza niba ibyo akoze yabikoze koko cyangwa se niba yarafite ubushobozi bwo kubikora. Ariko nk'indwanyi ntibimufata igihe kinini, kubera ko ahita abona ko yari yifitemo ubushobozi burya, ariko akaba atari yakabuvumbuye. Ibyo ntawe bitabaho, kuko urugamba rw'ubuzima si ukuvuga ngo hari abo muhanganye, kuko n'ubuzima ubwabwo ni umwanzi wacu cyangwa se adversary wacu.
hari ubwo turwana intambara zo guhangana n'amakuru twamenye, cyangwa se tukarwana intambara zo kwakira abo twamenye ko turi bo. Mbere na mbere Ambasantoyo nawe CEO Kiristera nkaba nshaka kubasaba imbabazi kubera ko aka kanya ngiye kubinjiza muri iyo ntambara, kubera ko muraza kwisanga muri kurwana kandi umwanzi wanyu ari mwebwe ku giti cyanyu. Gusa wenda tukababa hafi, ariko impamvu ndimo guhatiriza kuri uru rugamba ngiye kurubinjizamo ni ukubera ko igihe kinini cyane twamenyanye nabihishemo kubera ineza yanjye n'iyanyu. Aho Kiristera bwa mbere uratungurwa n'uburyo Maximilian urasanga ari wa Max wo muri Moria Academic School, wa musore wabwiraga ko ukunda buri gihe, mu gihe ibyo utarabyakira uze gutungurwa no gusanga burya yarabikoraga byose, akirinda ko mwajya mu rukundo ngo utababara, ndetse nawe akakurinda nta kindi abigiriye uretse kuba ari musaza wawe. Mu gihe ukiri kurwana n'ibyo ntabwo turirengagiza amagambo uherutse kumva na mama wawe ku bijyanye n'icyitwa ukuri cyangwa se ibinyoma, nabyo birakomeza gutuma intambara ikomera cyane mu mutima wawe. Gusa ngusabye kuza kubyihanganira ukanabyakira. Nawe Santoyo wihangane, kuko hari igihe biba ngombwa ko ikinyoma gihabwa intebe kugira ngo ejo hazabe heza. Namaze kubabwira gutyo, Petronile Lewis mureba mu maso ahita amenya icyo gukora, akuramo ingofero ndetse na rinete, twese tumureba mu maso, ndetse we amarira aramuganza ari nako areba Kiristera Lewis wari umaze nk'uguye muri pararize. Ndetse papa mu guhaguruka asanga Kiristera aba ariko wahunga adashaka ko amwegera, kubera ko yari ameze kumenya ko ari umuzimu cyangwa se arimo kubonekerwa. Gusa Kiristera yaje kubangamirwa na Neyira wahise amufata, bituma papa amugeraho, amukozeho yumva ni uwa nyawe, maze papa atangira amubwira ati nari nkumbuye kugukoraho mwana wanjye, aka kanya ntabwo nzi ibyiyumviro mfite uko nabisobanura, kuko byasaba ko nkusanya ibitabo byose biba ku isi kugira ngo mbashe kumenya amagambo meza asobanura uburyo umutima wanjye wishimye kubera gukoza ibiganza ku mwana wanjye w'umuhererezi. Kiristera ati bishatse kuvuga ko ari wowe wakubise abantu muri kampani yacu urimo kurinda Max n'umukunzi we? Petronile Lewis yazunguje umutwe, ubundi ahoberana na Kiristera mu marira menshi cyane, ndetse ntibyatinda ko amuhamagara papa. Njye na Neyira ntabwo nzi uko twisanze twabasatiriye twese tubahuriraho kimwe na Losange, ubundi aho higanza amarira cyane cyane Neyira na Kiristera Lewis, kuko kuva na mbere hose Neyira yari yatangiye kugaragaza amarangamutima afitiye Kirista kuva yamenya ko ari umuvandimwe wacu kuri papa. Nyuma y'igihe turimo muri uwo mutuzo udasanzwe mwinshi cyane, papa yaje kudusaba kwicara. Kuri iyo nshuro mbaza niba Ambasabine na Santoyo mbizeye, mubwira ko ari abana ba Minisitiri w'Intebe Steve kandi arabizi uko byagenze. Nuko sinaba ngewe ubari inkuru, ahubwo Petronile Lewis atangira abwira Kiristera ahereye ku munsi yavutseho, ibyishimo bigataha mu rugo rwacu. Akomeza amubwira byose uko byagenze. Kiristera amenyeraho burya ko mama wacu Mariyamu ari mubi cyane, ndetse anamenyeraho ko ari Rufuse wamwoheje bakaza no kwifashisha Perezida Venizi wari umaze gufuha avuga ko abaturage bamukunda cyane, bityo ashobora kwisanga avuye ku buyobozi, maze urugo rwacu baragenda barugira ibagiro ry'abantu sinakubwira. Kirista mu gusubiza amaso inyuma yibuka uburyo namurinze inshuro nyinshi, ndetse yewe simwiture ubugira nabi bwa mama wacu. Amara kwibuka byose agahinda kamuganje n'umujinya mwinshi, avuga ati ni gute umugore ashobora gukorera ibintu nk'ibyo ngibyo umugabo we? Ni gute umubyeyi yakorera abana be ibintu nk'ibyo ngibyo, akica umwana we w'imfura, ndetse undi akamugira nyakamwe adashaka ko azagira umuvandimwe? Ese ni gute umuntu ashobora kwica musaza we w'umuziranenge nta n'ikintu na kimwe azi? Ibi bintu Mariyamu yakoze ngiye gutuma byishyura, kandi kuri iyi nshuro ntabwo ndamubembekereza nk'uko mwategereje iyi myaka yose. Aka kanya isi yose igiye kumenya ubugome n'ubunyamaswa bwe.